kumva ari byiza se kuri njye urumva uzanyemo nabi reka nkubwire buriya hari ikintu utaramenya buriya njya kuguhereza amafaranga yanjye kuko nari mbuze ibyo nayakoresha urumva ubwo umunega iminsi rero ntega iminsi ntabwo ngenda kubikunda pereza amafaranga yanjye maze munsi nakubwiye bageze umunsi wambwiye se njye nimba nshonje mbure kuza kugusaba amafaranga yanjye nakubwiye nurenga ari uzaza kuza amafaranga yanjye none se ubu hamaze kurenga hingahe icyumweru uyu munsi turi kuwa kane umunsi wageze ko njyewe igihe mba naguhaye kiba cyarenze ukaza umbwira ngo ibiki n'ibiki ibyo kukwihanganira nyine none se ku kirandiro njye hataba ari kunyihanganira nyine nawe ugomba kumwumvisha nasinye ahubwo hari agaturino visi nari nazanye nuko ngabuze njye ntabwo bishoboka uyu munsi ugomba kumbereza amafaranga yanjye gira vuba cyangwa mutemere kundi wowe uri gufata Kristo uri gufata Kristo Okay, wari uri kugira ngo urancika. bombe yanjye Bombe se hano hari igare rihari. amazi Ugiye kukumena umutwe ndakubaza icyo wari guhora sister. amazi ni bombe aba iki Amazi ni iki? Iki? Ka. Agari njye gukozeho. Agari njye gukozeho utazambeshyera. Muze ntagari njye umwishe. Uyabaye iki? Ntago mbizi. Uyu nguyu yabaye iki? Ntago mbizi. None bigenze ute? Bari kumwirukankaho ngo yibye sinzi. Bana akazi kanyu ubwo murabyirengera. Mana yanjye. Ubaye iki wacyana? Yo kiragwengeye. Mana yanjye. Narizi kumwirukankaho nshaka iki? No, akazi kanyu. Niko uyu karasi bigenze gute? Karasi bigenze gute? Bizi nanjye narizanye n'uyu musaza no kwara kauna ngiye kurara hirya mbugo naguye hasi. Uko shabyuka sha. Umurebe neza ashobora no kuba apfuye. Nimba yo disi kaba gapfuye kakiri gatoya. Uko shabyuka sha. Arabyuka se? Byuka sha. Reka utamwica. Asari guhumeka. Nuko nyine. Byuka sha. Ese waba ugikoze iki? Niko. Tacho waba ugikoze. Niko kimeze gute sha? Wa muntu wirukankanaga ibibaye. Uyu ni umwishe. Niko. Reka. Uwo mwishe sha. Uwo mwishe. Let me put it down in my battle. Niko. We, agari njye umukubise. Ejye nawe. Niko. Nawe wari ufite ngo ni wari kumwirukanka. Kanyama iyo. Kizwe neza sha. Niko. Ubundi wo cyara hano, cyara ngaho. Niko uri yageze gutubundi. Bose mudugu uburyo bwa. Je mwahereye kugira umuntu kwahereye Rusizi hose mbona uyu mugabo ari kwirukanka kuri uyu mugabo afite ni kubi Rusizi. Irusizi Beshyera. Si wari kumwirukanka n'inkono ushaka kuyimukubita. Ariko nawe namukubise. Ariko se uri muzima uretse. Kuko se yapfuye koko. Banze yanapfuye. Bamurirukanka. Urwo mujyane sha. Sha uzuko yapfuye koko. Cyaji. Sikapfuye koko. Rwose mudogo uriya muhungu ngenzi wabo. Reka nzimamagare mushiki yiwe turaburya umurambo turi bukura tujyane wabo. Gira vavu. Mukobwa najya kumenyesha ko eje hano nk'umuyobozi w'umudugudu nawe n'icyako gikomeye cyane. Musaza wawe yishe no muntu uri kureba hano uyu nguyu. Uri kunyumva neza? Ubu ngubu nje hano aronje gushaka. Musaza wawe yakoze amahano. Cyane murabeshe pe ko ngiye musaza wanjye ntabwo yakwica umuntu. Musaza wanjye tuve ndimwe. Rwaga. Nurushisha ubwabo ntabwo yarwica. Ako urabizi neza ko ibintu uri kuvuga weho ubihagazeho. Rwaga amahano yakoze ndagira nkumenyeshe ko ibintu bigiye kumubaho. Yifate yica umuntu mu mudugudu.
uyu se ntabwo bari kumwe ntabwo amubonye nese akanya avuye aho ngaho yaba yishe umuntu dore nguyu umuntu ubizi neza cyangwa umubiki nari ndi kureba kari biratera nimba ishaje uri umukanishi uri umukanishi narabyize no simbicikiriza ingufuri zirebe ingufuri nayibagiwe mu bwoko kagenda nagira ngo umenyeshe ko guhera aka kanya tugiye gutangira kumushakisha hasi hejuru nta muntu ugikora cyangwa igihugu ngo acike agende gutyo gusa ubwo natekereza ko njye na mugenzi wawe twaje tuje kumubeshyira ku busa niko baza ntabwo uzi ukuntu byageze byose hano ndabizi pe twahereye kare namubonye ari kwirukanka amwirukankaho n'ikibando cyane tugeze hariya hepfo ngiye kubona mbona umuntu araguye abarata amazi nirukanka ngiye gushaka amazi kumwe ngarutse sanga umuntu yamwishe kare kandi banza yamukubise ikibando yari afite nagira ngo umenyeshe ko umusaza wawe isaha yose ari bugerere ahangaha mubye ko tumukeneye kuwa gatatu mu nama akigera hano kandi nawe ugomba kuza nk'umushinjacyaha ngo iki kuko ntuzi ukuntu ibintu byose byatangiye kugeraho umuntu apfa oya muyobo ndagira ngo umenyeshe ko numva ntabwo ari kugusaba ahubwo biranahindutse muko inama izabera hano ahangaha kwa gatatu oya mudugu ibyo bintu birake ntabwo nanjye bagiye kumfunga banshinja kumwica namubonye ariko si mana ya umunsi wo kuwa gatatu ugomba kuza hano ukavuga uko ibintu byose byatangiye urimo uranyumva ni wo muntu uzi ukuntu byose byagiye bitangira kugira ngo umuntu apfa kandi niba utabishaka ndagira ngo umenyeshe ko ari uzafungwa mu cyimbo cyiwe urimo uranyumva neza ndanabyanze ngira ngo n'ibintu ubwo ngubwo kuwa gatatu hano mu nama fini nakubaza muri kujya ndi kujya ju kandi mbona uri hejuru ndi hejuru nyine ariko imodoka iri hejuru no kunsikamira bibaye byiza baza bumve bagushyize amafaranga burya ngira ari bagushyize amafaranga banshyize amafaranga ko ndi kubona ari imodoka indiho sinzi gukina nawe nakinye ariko nagutsinda tuzabonana tuzabonana none nguri kujya ngo ngubwo uri kujya ndi gutaha bosi nyine yarambwiye ati ngo nurebe nimba kari birateri ari nzi barokomye ari wowe ndakoze ngira ngo n'iki ndakwica urica umunyarwanda akanya ntabwo urimo wowe kirayaza ubona ko ari wowe ufashe ukaguhanda ko ugakora iki umuryango reka ntabwo ari njye wamwishe inde inde nararwaye ibitezo urambuye njye nguye ko ari umuntu wishe nasi ariko bari abakobwa ni beza wari umamagaye umbwira ibyo bintu byagenze byo kuko rwagahisha umuntu uyu muntu ntabwo niba wamwishe utabeshye burya nguhamagara rwagara amaze kuducika aho yari amaze kwicira umuntu ahita yirukanka nyine mpitamo kuguhamagara mu mujyi naho nababonye bari kugenda birukanka nanjye mbirukankaho ndi kureba icyo babaye naho burya yashakaga kwica umuntu nshikunda kuko nawe ugiye kuntererana muri ibi bibazo wamfashije tukamujyana kwa muganga ubundi se yapfuye tutabeshye nose ubundi wunamye mu biki ko n'ubundi mbona gahunda nyine ari ukumujyana kwa muganga cyane kuri mfasha tumujyane kwa muganga pe ko ntabwo ibintu nabyifasha ngo bishobora noneho sinzi ko bibashe kubyihanganira twanga kwica umuntu
pe gira vuba vuze hano nakubuze batankurikira bankurikiye mbwira ukuntu usigaye wicana reka ntabwo namwishe gwiki ntabwo namwishe iyo beko abayobozi bavuye ahangaha bazanye n'umurambo ahangaha ntabwo bamwishe mbwire ko abayobozi bavuye hano byagenze gute kugira ngo ujye wica abantu usigaye umwicanyi njye namwirukanseho kubera ibirwara yirwariye mbona ko yahasi wari ukwirukanyiraho ikizi nese si ntiyari yagukubise nyine mwese iyo umubona gusize ukamwihorera ukamureka akagenda n'ubundi yari yansize ahubwo sinzi ukuntu nyine nirukanse hanyuma ko bari kuvuga ko ari wamwishe bande bari kubivuga se Abayobozi. hari n'undi mujene wari kumwirukankaho twamubaza amahane cyakoze hano n'ishyano ukoze mu muryango ntiribaho none usubwo mahane abayobozi baje hano bari kuvuga gute ugomba kwemera nyine ukajya gufunga ibaze ntabwo muri gereza ho mu Rwanda barakubeshye umva genda mpakirira imyenda yanjye nshaka iyo njya kugwa amva ye bakora ibyaha warangiza ukigira none se mbigenze ute okay umanga nyine niba bakujya mara kumfunga uzajya ujya gute none se wagiye kwica umuntu uzi ko nzabaho gute okay nandi kumva unabishyigikiye ntabwo bishyigikiye ntabwo hamagara bifuje ko bahamagara guma ahangaha uze bagufatira kujyane ujye kwemera icyaha bazagufunge bagufatire imyaka mike ariko sister ntabwo nkunda kuba ngukunda ndagukunda okay urankunda none kuki wowe wirengagije ko ngukunda ukajya uzanira kwica igikapu iyo nzajya kugwa nzajya nguhamagara basi sibyo aho kugira ngenge muri gereza aka kava kakajya none urajya hehe urahungira he ubwo bahita bamfunga kwica umuntu w'imyaka 25 banza ubwo nawe bahita baguha bene wawe wagiye kwica umuntu w'abandi uzi kugira ko ntigeze mwica umva ibyo ni akazi kawe njye uzanira namukanga ibikapu byawe ushaka kujya ihute zana Messi shoboye kwana Zana. atarangiza zanyica cyakoze ndahita njya mu Burayi kuko no mukanevu bahita bazi ufite n'ibibazo ko narutse witonda hasi kujya wica abantu gute ubu nditonda cyenda cyazo wantu okay ndikumva bashyigikiye ubwo nawe nimba ugiye ko nawe wamba ndagiye uzaba imifuka urabona nzabaho ndaha uzongera guhaha aho kugira ngo ubwo nyine mfunge uragiye sister aho kugira ngo bamfunge bajya bavuga ngo nta muntu ujya inama n'iminsi ngiye kugenda njya inama nayo ubwo nyine uragiye humura nzajya nguhamagara nkohereze n'udufaranga mbese ubwo urabona nzabaho ntudahari ko none se njye bamfunge aca Rwanda cyakoze mana mbese kuko nzabaho ntirwagadahari kwera nta kundi byagenze no kugira ngo bamufunge n'igente niko kuwa gatatu nzakubure mu nama kora nk'iyi convocation kunyumva neza ngorora gusa ujya hehe ko wayikuyemo ni ukugira ngo nkwereke ko ibintu byose biri seri kunyumva neza kuwa gatatu nzakubure mu nama asubira kujya hehe subira mu gipangu vuba subira mu gipangu ntabwo wemera gusohoka weho ire ni mwana wa mama twe na mudugudu mpaye mama ananye nzamenya nitabira ryari kugarutse se bigenze gute kugarutse bigenze gute ndabizi ibyo watanze se nibyo natanze oya icara hano tubanze tuganire sibyo mwana wa mama kuko hari ahantu nakubaniye nabi nese ndagenze uhisemo kumfungisha kugira ngo nguke ngufungisha se ngo bigende bite ubwo urumva nakwemera ko itariki zinga 15 kuri zinga 13 ubwo nese bigenze ibi ngibi bikuye he mpuye na mudugudu hariya ku gipangu ari kureba nk'inka yica barambwiye ati ibintu nakoze ndabizi ngo singonga binsubiriremo kuko nese bigabura nanjye kugufungisha nese ko yambwiye ko nyine yanavuye hano yari yatanze itegeko bavuye angase nyine nambwiye ngo aza gufata gufunga nese kari kambwiye nyine ni convocation bagoye uzitaba tanago urabishyigikiye wahera uvuga ko nta kintu wamuhaye nese baragira ngo bigende bite ubukira neza bw'intwari sha nese cyane kiri kuguhamara ngo bigende bite ejo bundi sinagwaye 100 iyo menya nkajya kubinywera inzoga basi ngwaye 100 none ubu nta n'urukundo nyeretse nk'umuvandimwe igabura no kujya kwicana nusi mwica cyakoze ugira amahirwe urangwa n'abandi ntabe yapfuye abakiri mu igihugu cy'inzobe bita kunda cyahireka kitwirukankaho nicyo cyanteje ngo namwishe none se niba yakubonye umwirukansa kuvuga ko utamwishe kandi yakubonye ubundi uriya musore mwakundanaga oya ngenzi ko abantu bakundana niyo wamuhemukira akaja wakomeza ukamukunda none ubwo ko naje ari kuguhereza bene wanyu ku gipangu iyo kuko nari mufitiye ideni kaho kuva ryari susigaho ry'amadeni ngihorere sha sister nuko ugize amahirwe bakaba bagiye kumfunga ubwo bwo ntabwo ari kuzongera kubunkorana hano ahubwo wowe ugira amahirwe umwana abandi ntabe yapfuye nese wigeze kumubona ntamubonye nyine se ntiyarara aha ngaha abonye ikimugumekamo gake niyo cyapfa pe cyari gishaje
kuba yarashaje ntabwo bivuga uburenganzira bwo kwica umuntu. Yarashaje pe, ibaze ko yari amaze kuzana n'ubwanwa ku kuba matama. yarabuzanye si byo byari bihuriye no kwica umuntu. Iyi ngeso wadukanye zo kwica abantu muri karitsiye ni iz'ubwoko Kwa nyine. cyaje utanze icyo kuvuga muri karitsiye. Ariko ndi kubona ngo inama izanabera. Izabera ahangaha nyine se mudugudu ntiyavuye ahangaha yemeje ko inama izabera hano. Bakabudenza ntabwo bazanseka. Ugifite icyo uzabasobanurira. Cyaje nuko jya ukomeza umusebya njyewe. bro amakuru ari kuvuga muri aka gace se urayazi? Reka ntabwo nari maze iminsi ndi inaha. Ntusuba he? Hari ndihuye biraho tu. Ntuzi ibyabereye intangasha. Hari umujene rwaga arimo yirukaho. Ageze arepfo abaguye hasi kumba rwarasimba. Twagize ngo yapfuye. Rwagasi cya kijene bashize amafaranga ku muntu uzagifata. Nuwo nguwo. Bari bamushyizeho amafaranga bazi yuko uwo muntu wari waguye hasi. Uwo nyine yari ari kwiruka. Nyine bari bazi ko yapfuye. Twamugejeje kwa muganga basanga nyine arwaye asima. Ariko uwo mujene rwaga mu minsi ishize nari ndi kwitambukira mu isoko. Mbona ahantu hari ikamyo iriya ya skaniye. Mbona harimo umuntu yitsimbye ariko nkagira ngo umukanishi. Uruhande rumwe ngabona hari gukora. Nkimubona ndamwegera. Naho urabiza abajene b'iki gihe nyine ushaka kumukuramo ducira. Ariko murebye mbona afite ikintu cy'icyo bakimurimo. None mbwiye ayo magambo mbise mbihuza n'ibyo nabonye. Keka ko uwo mujene ari wari gushakishwa. Cyari cyambaye Ibikoti by'imikara nanacyegereye nanagifima. n'ikigofero Kijya gusa n'igitakataka. Afite n'ikintu cy'igihiri mu ntoki. Nuwo nguwo. Ukuntu yasaga ntabwo ari umuntu muzi muri Nuwo nguwo musaza wa Irene. None se uwo mujene yaje gupfa cyangwa ntabwo yaragipfa? Oya ntabwo yapfuye ahubwo yari arwaye asima. Si ikibazo kireba ubundi. Ahubwo mudugudu nyine yari yatangaje yuko uyu munsi hari inama. Agana he? Hariya nyine iwabo uwo mujene. Ariko nyine numva ibyo bitandeba. Gute bitakureba? Inama zirandaba njyewe. Cyane ko umwana ahuye. Wereka tugereyo unatange nawe makuru basi. Ariko Waza tukajyana. vuza akantu k'ukuri. Muri iki gihugu cyacu tugira principal tugenderaho yo gutangira amakuru ku gihe. Nkuko mubizi rero ubwo mperuka ahangaha nabamenyesheje ko inama izaba uno munsi kwa gatatu. Kubw'amahirwe rero twabashije kubana Rwagasa twaramubuze. Ndagira mbamenyeshe neza ko akanya tuvugana Rwaga agiye kujya gusobanura neza ibintu yakoze n'inzego zibishinzwe. Nuri muranyumva? Rwose mudugu ngira ngo nkuko nayo babwiye uriya muntu ntabwo ari njye wamwishe. Kandi ngo n'amakuru ari gucicikana niko yavuze. Uriya muntu ntabwo yari yapfuye ahubwo ni uguhwera. Rwose mumbabariye. Tukubabarira ibiki? Iyo niyo saha yagezeho kugira ngo ujye kuryozwa ibyo wakoze n'inzego zibishinzwe. Tukubabariye. Ariko mudugu nukuri bano nabo wabahereza ijambo bakagira icyo bivugaho. Use numfunga urabizi ninjye sinzi nimba unabizi ariko ninjye utunze sister pe. Niba mfunga ugurunguka iki? Ako mudugudu ko kabyara wakinkora nzamukuru wawe. Kiri kigongwe. Nukuri nawe uri umubyeyi pe. Nubundi nibyabaye kuko uriya muntu n'ubundi twasanze afite uburwayi. Arya nubwo mu mutwe. Oya yari asima. Yasima. Urumva rero kandi iyo wirukanse cyane uhita ugwengera. Nyakubahwa mudugudu nk'uko mugenzi wanjye yabibwiye, umurwayi baramufasha bamujyana ku kigo nderabuzima. Bamupimye basanga abanaga n'uburwayi bwo guhumeka. Rero njyewe numva uyu mujene namubabarira. Ni ukuri mwaca inkoni zabo. Ariko wowe muri brigade. Yewe. Twese muri kwivugisha. Njye ntabwo nabigenderaho. Ngende ubuyobozi. Ndagira mbamenyeshe ko igihugu turimo iyo watanze report y'ibyabaye. Urumva neza? Rwagarajya kumenyesha ko ubu mwaka tuvugana namaze guhamagara inzego ziri kuza zije gutwara. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Nese uwo mudugu niko uri gushaka kumfunga ntanugwangira impuye ngo manze njye kutugora nateye. Sisi tuzabimara. Ko mudugudu nawe ko kurihuse pe urihuse no kuza. Kakanya usamagara inzego z'umutekano. Niko Rwaga ndabana mufite imikino myinshi cyane wera sister wawe hano. Njyewe nahamagaye manahamagaye itegura vuba gutwara. Nese ubwo mudugu tubigenje ute? Ariko muri Rwaga ndikumvikana nawe njyewe. Ahubwo gira abana n'abashyitsi babaje dore ngaba ariyo. Kumvanire hano.
Mwiriwe. Mwiriwe neza. Waga muri aba ninde? Rwaga dore nguyu uyu urana imbere. Genda umufate kwanza tumujyane. Afande koko munjyanye musaza wanjye mwambabariye ko. Afande. Ntacyo mfite cyo kuvugana nawe, amakuru ko arayahawe. Afande mwambabariye ko. We tugende. Afande mwambabariye ko kuko musigiye ndafande. Cyangwa nangu uterane nawe. Oya mwambabariye ko. Urekure. Afande musaza wanjye kuko dasigara mu nanjye. Umva urekure. Mwese murebereho. Uzajya ukora amakosa. Tumutwara nkuko twaruri. Wabyumvise? Mudugudu. Warakoze gutangira amakuru ku gihe. Namwe mwarakoze cyane kudufasha. Ujye ukomeza utangira amakuru ku gihe. Ubu twebwe dushinzwe guhana abagizi ba nabi. Sawa. Sawa murakoze. Mugire ibihe byiza kabisa fani. Namwe mwumvireho. Uri kunyumva neza? Namwe icyo uzababajyana. Kandi iceka nta gicyo ndi burenzeho nanjye. Irene rero biriya bintu byabayeho nta ruhare nabigizemo. Narimo nigendera mu isoko mbona umujene ari munsi y'imodoka. Mwegereye mbona ni wa wundi usa nawo bari kurangira. Natanze amakuru ku nzego z'ibanze. Nyuma yaho niho naje gufata amakuru ngo ni musaza wawe. Neza tuvuge ko utari uzi ko tuvukana na Rwaga. Njyewe ntabwo uriya mujene nari muzi pe kuko ntari maze igihe ntari inangaha. Nari maze hafi imyaka 4. Ni myinshi. Mbabarire pe. Nta kundi nyine abisi niko muteye. Ahubwo wa mujene we nungo bamurega ni muzima. Wageze ku bitaro usanga ari muzima. Ni muzima. Naho kuri gereza hoye. Nagezeyo nsura musaza wawe ariko mvuganye n'abayobozi barambwira mu minsi mike arataha. Areba ko ntabwo bagwita bamurekura yakoze kiriya cyaha. Babanje kumufunga by'ibanze kugira ngo abanze yicuze ku cyaha yakoze. Ndumva ari byo ngibyo nari nje kukubwira. Nuko rero reka ngende. Ese warakoze nyine mwa. ntabwo se ko batinze ubu ngubu bari ku bari bavuze ko baza saa 9 ureba amasaha ageze tugiye kwicarira. Se wararwara n'umunwa kutavuga. Ndaho mistese. Eze neza. Asa bite? Bite? Wabaye iki ko nzi ko wakize bimeze bite? Aha uyu mujene sinzi icyo yabayera namuvugishije mbona ntanyikirije. Ahubwo se amakuru ya musaza wawe. Ubwo se singabo baraje. Ndabona kubazanye n'abapolisi. Bite? Ibintu makuru yawe. Ubona abonye n'umusaza wawe. Iyo ndi kubabwira se. Minsi ngahe? Dori poli. Bana gukubitaka. Ntabwo dukubita twebwe abanyabyaha twe duturabana. Uyu mufunza hano barabakubita koko. Twe turabana ntabwo. Kubagorora bamugiye kubakubita. Ni ukubahana tubacisha akanyababere. Akaza k'abantu rwose nta kibazo. Ahubwo hari agapolisi nabonye karekare k'agakara. Nta mutima mubi, nta mutima mubi uhari twe, nta mutima mubi uhari. Hari abari kugira ngo tubacishe akanyafu. Turi ko wajya mu murongo. Gusa icy'ingenzi ni uko basanze ndengana. Ahubwo nkunda ibintu wagiye kuvuga urangira nibaza ikibazo tugira kugeza n'aka kanya. Ndi kwirukankira ku muntu uzi ikintu turi gupfa ubu se simba yarahari hari ikintu nakugize ariko ngo aramwishe. Gusa ngo komeza wihangane sibyo? Komeza wihangane kabisa. Nawe twihangane cyane buriya bibaho cyane. Ahubwo kunda ugomba kujya gusobanura uburyo ugomba bwo gukina n'inzego. Ngo kumikina n'inzego ugomba kujya kubisobanura.
Nasa mudugu amakuru sinatangiye kugira. Gasongo nta makosa nakoze se. Gusa bwana. kubisobanura. Mudugu wababwiye twari turi kumwe. Ibyo yakoze ko byumvikanye hari ikindi kintu. Uko tugeze. Kinga gukina nawe. Mudugu mwa Wewe. Tugende. Mudugu wansubira imbabazi ko. Fungegera. Harya shanu bari banize. Ubwo ninjye ariko ntabwo bari banize, yari ikibazo cy'uburwayi. None kuki bakwirukansaga? Ubwo Safari akubwire n'icyo twapfaga. Cyo ni ikibazo cyane. Nk'uko wenda batabibasobanuriye, umushiki wa Rwaga yari afite amafaranga 80,000. Urumva Gasa ku ntego vuba vuba. rero yari amaze igihe amarasinga atayamereza mu rwego rwo kugira nyine ngo nanjye mbe namwishyura ibyo aba ari kunkorera, nshaka kuba nadwana nawe. Nawe umbwire umuntu w'umusore kwifata akarwana n'umukobwa nk'iki gihugu hari ahantu bikiba. Ariko nyine ntabwo twadwanye. Tuku Nakoze Aho umuntu ufite nuko ufunguye waketse ku bibazo bya mugenzi wawe. ntabwo nabaye nk'umufima kubw'amahirwe musaza wahitaza. Musaza we yanamubise ikigumi cya danje. Ubu ngubu hano bashizemo akantu tuba duhera aho twirukankana, nuko nyine nza kugira imyaka agapompe kanjye karamera, nuko nyine birangira ngwengeye. rwose polisi nawe urebe sibyo avuga ngo namukubise urugumi kugira ngo mwongere mu mfunge, ariko icyo nshimye niko amategeko yandengeye. Umudugudu rwe yarahari mbere yuko bamfungura yarahari. Urukumva rero uri kuza wivugisha umuntu agukubise ikigumi, wenda njye nababwiraga ko nitabaraga nanarenganura mushiki wanjye, sibyo sister? ko byakozwe nabi nyine birumvikana. Ese rwose mudugudu waza usanga urujeni rufashe mushiki wawe cyangwa mama wawe gutya ukabanza ukanabaza. Yego ako byakozwe nabi. Urabona rezida zavuyemo ntabwo arizo wari witeze. Urumva iyo agipfa ubu ntabwo buri ahangaha, ubu nta mahirwe yagize sibyo? Ujye mushima na fani kuba tuba hafi. Ubu ngubu ukirimo ko dufite ubuyobozi bwiza butwitayeho. Ahubwo wowe wicare waza utekereza. Murabona uriya bajyanye aze gutanga amakuru y'ibinyoma, Nagiye kurya ku nkoni tu. kandi namwe mwumvireho bibabera isomo. Murakoze cyane fani. Tuvuga turi kumwe nyine. Sawa. None se Rwaga andi Irene ko nshima mu mudugudu n'afande bagiye, cye ntabwo muzanyishyura amafaranga yanjye. Hanze ubundi nangaye 80,000. Ese ubwo we twakuvujemo ntibyahuye? nta mwamvujemo se, yose sinatanze kwa muganga. nisuje kurwara. Ngiye gufata bimwe mu byanjye. Ibiki se byawe biri? Akagafiro ntikegukane. Mureke shyuhu nasiyo ngofero n'iguzi 80,000. Ubwo twari dusigaye uraduha. Ariko uzi ko kiriya gihunga ari ikigoyi na wa musego kirawutwaye. Reka jyana undi se biragura 80. Kujya kwitekera ahubwo.